Bite kumagaritse se ndi kugenda? Kugira ngo usuhuze mwiza amakuru. Ndabona usa neza. Umuntu wari wese nyine tu. Yakwifuza umuntu nkawe. Urambonye utunyifuza cyangwa wajya ngo ngiye nize ngo ugiye nkukundangisha basi. Nyine nutse ari hepfo mwitegereza. Nyine ndakumanuka pe. Ewa, is more beautiful. Abantu bose ariko acho abakobwa benshi muri Muhanda bose bivuze igendo bitegereza. Oya. Yoze ko abandi bose nyine natabarebye riwe nutse ari hepfo ndi kureba. Shareka ngubwiswe rero ubu nkamwe bw'imbwa bugirira nsanzwe mbuzi. Uri kumva neza? Nago nyine muri mukobwa wese urashurashura rero ngiye kuri nge wayo. Naho njya ngo ndumeze gutyo. Nakubashye turi kuganira kuba nkubwiye ko nagukunze nakosa ririmo sibyo ntago nzi ngo ndinde duhuriye hano icyuri cyo nago nshinzwe kukimenya ariko ushaka kunyisobanura ukambwira icyuri cyo ngaho mbwira icyuri kuri gikese ngo nsobanurira mbwira uburyo bw'icyuri cyo nari kuri gikese nyine numvisha wongeye ibindi ngo sinzi icyuri kuri gikese nyine basi maze rero ubugabo bugufi bugiye kwirarira butangira kuvuga ngo icyo buri cyo uri gikese. Please, watuza tukumvikana. Muze ngurishwe n'iki? Ni basi kanega ma. Ni ishikize mu bugiye kumbwira se ibona kiri bunyubake. Okay. Mbere na mbere ni kwa responsable twebwe. Ndumva atari ngo kumenya ngiyewe. None turaganira gute? Tuganira ku kise. Hari business ushaka kumama akazi then okay. Bwira nyene numva ari nko kumwibwira ndakwibwira. Ufite business se musore? Ndewe. Ngizihe se ufite? Ubona wamama akazi ngakora. Cyo gusanga ufite nka company nakikora amasuku, ukora muri Kosene, bari kuri shop mbwira. Ko ndabona usanga abantu bakora muri Kosene. Okay. Mfite hoteli. Ngira ukoze nakora. Shaka ingegero ziri kwirarira ndazimenya ufite hoteli. Komeza. Gusa wenda icyo mfite ntago ari ngombwa. Ngiye nashaka kubwira nyine ko wamunze ubusanzwe mbona nibo bwa mbere duhuye umunze gute? Ari gihe twigize guhura. Ariko buriya byanga byakunda umuntu nyine ugukunda yanagiye gubaririzaho n'amakuru bambwira ko uri umwana mwiza ahubwo sinzi ukuntu ndi kwitwara ubu ngubu sinzi niba ariko kanshimye ariko hanyuma uko ndi kwitwaraho ushinzwe kumenya ko nitwara ku bantu cyangwa uko nzanga kwitwaraho. Okay, muzima usanzwe nyine ndubwo niyo character yawe cyangwa se wenda wasanga vuga ngo nikomeze wabimenya wasanga ariko wabyutse naga ariko nabyutse nikomeze aryo umuntu abyuka nabi ariko pe ndabikunda cyane. Ukunda nde? Wowe ukunda ngiye ntago nakunda nawe ngigeze uzabaza. Sure. Cyaba kabisa ngo wayobye bakubeshye umuntu wakohereje umbwira ati se buriya we ntago namubonye. Byanyabyo ntago byakunda kabisa. Wowe ukureshya uko ukungana gutyo ukango wankunze. Biki bikonda ibindi ibiki wanyumvishe ngo uvuye gutira utwenda twiza ucokamo n'udukweto twiza ushyiramo uturinete abantu ava uramukugandaza kumwemeza uno munsi ngiyeho wayobye kabisa. Wanyumvishe basi ni iki nyereka se ko ibyo bintu ndongera amatwi ngo gira ubumva mvavavo nakubwiye ko nitwa responsable mwebwe ntago ngira kweka turimo kwibwira wori ikindi kwibwira wari kuba warashakishije amakuru yanjye nkuko washatse kumenya ukazavuza izina ryanjye hano hose baranzi. Okay. Wenda wabaze izina numvishe bambwiye ko yitwa Diane niba ari waramaze warabimenye none ariko kuki ari kunyibaraguza washaka kumenya iki? Shaka nyine ukuri kwanya ko nyine unyine uriko abantu bakubwiye kuri nago bakubwiye usumva nabize uri kumva bakubwiye barakubeshye nijye ushoje kukubwiza kuri ngenziranye nawe isuvuga neza ubwo warakaye neza uvuga neza byanya wowe mvuga neza ikibazo se ninde wakurakaje njya guteye umutima ushinzwe kumenya iki mu buzima bwanjye wowe ako mwagiye basi mumenya munyaho mweretswe mbivuge mu Kinyarwanda cyiza njye munyaho mweretswe ndigendeye uri huzuzuzu ushinga we nakwiyamye n'undi munsi tuzaho tunansifura ndi kumwe na kibanje wasirimu kugira ngo nziranye na kuberi ari mu gusa sanze bari abafite bari njye ubahemba se uhemba se yehe ariko wowe biyarira uhemba iki abo bafite bawe nyine mu gihe ari wo bahemba wogiye ubwo we ari we bahemba
ndaza kubabaza ushaka kuba utari agakozi kawe bahema uze kubabaza gusa nyine ndabona ushobora kuba wabyutse nabi basi wamana nabyutse nabi ndararanye nawe ubwo mbyuka nabi mutubabarire bandi ndimo abantu bangahe uri kundemo abantu bangahe uri kundemo abantu bangahe siri kundemo ko ndano ngiye nyine wowe na Diane cyangwa uri kubariramo n'umutwe n'umusatsi n'amaboko byose wowe na Diane aho ubera igicucu nta n'ubwenge ufite Diane ari hehe ari iri kugorana ariko basi ma nimero yawe ego ko wamusinga warushye nimero yanjye njyewe nkwa nimero we mvugana nawe niba umusiba ngo magaye furi ushobora guturika we nkwe nimero wowe zo twavugana iki njye nawe niyo twavugana iki ko zinaguhereza umukozi wo mu rugo wanjye ukajya umuvugisha nyine mukajya muganira nk'abakozi bagenzi bundi sibyo ko nawe usanga umukozi watsangwa na umukozi wanjye mukajya muganira njye ntago nimero yanjye wayitunga nimero zanjye ntabwo zitungwa n'uduhungu tugufi rega wapi kabisa uduhungu dusa tw'amafuti tw'ingegera tw'imbwa wapi kabisa aho nizo zitunga aho wayobye shira birarura ubwo nyine wenda ushobora gusanga ubwo nyine ushobora gusanga intekereza kuki wewe gusa nuza kubitekerezaho reka nkubwira kamanze nkubwire ngiyewe sinafata umunota umwe 2 3 mutekerezaho se naruka bikagira inzira wewe mutekereze wowe ukureshya gutyo wowe ukureshya usura gukora mu bwonko cucu gusa okay sanga ikomereze sigiye ntahagararanye nene ahantu hari kunuka gahuyu ariko ndakwegerera numva ko ari abakozi uri kunokera nagize ngo n'abantu bacishijeho imyanda ese ndakubwiye ko muko tujye koga ubundi wagiye ubanza ukanoga gahuyu ngari ukuntu usa buna dusa muri wowe nani discipline nyine nana discipline ni wowe nuza discipline wese urayigira uzunukira abantu wakaringusho karishya gutya basi nseze afana nakongera gukora aho n'umundi kwicuza ibintu biri kunukira ni ikiganza cyawe nakozemo nginga gusa sawa ariko nyine iki aba ari ubwa mbere n'ubwa nyuma duhuye uri kumva neza ntuzongeye n'undi munsi azamagaka nkata nkumena uri kumva sinkwiyamye aho kandi abahungu simujya mwumva ndakwiyemye kuboneza ntungira kumagarika uzambona siko bimeze uzambaye ntuzamagarike siko bimeze twabyumvikanye ko utazamagarika kuko numumagarika zitamumena uri kubyumva neza ndakomereza inzira yawe wowe ushinzwe aho naringiye ubwo wowe komeza uhomvomve urindagire wowe ugenda mwimbura mukore uzahijya ugende njye undeke mfite ndabonegereje hano ubwo wowe mpomvomve ugende duhuye ugenda kandi ngewe wari ubahagaritse ubwo numvaga nababwire mukamu umbwira wowe ushinzwe kumagarika uko nambwira ngo ngende ego urabishinzwe wowe amaguru yanjye ngendesha sorry kigoryi gusa shaho se mva imbere wa myanda we mva imbere ese kutagenda kwa hano nari mbizi ko nta hantu ugira uba pe uba mu muhanda uri imbobo uri inzererezi nta hantu ugira uba ukwamiye mu muhanda w'abandi wagiye none uri gukora iki ngiye ushinzwe kumenya ibyanjye ndi kukubaza wa gahungu we wabuze ahantu wagiye nta hantu ugira uba biragaragara pe wacishije make ufite umutima ukunda uzakunde mama wawe na sister wawe ngiye ntabwo bashaka kunkunda rero sawa kutagenda basi wamaye nimero yawe gahabwa akato genda telefone nyikumerera mu mutwe cyangwa unayimenye itwarire sawa ni soko gabanya amagambo ugende uzagahe nyoko ngaye umuhungu gusa cy'ubuhungu bw'umara bakawumenya cyane twongera guhurika kamenyera nzaza mfite buretse
ibyari inzozi bibaye impamo. Waba ufite inzozi zo kugera kure mu bijyanye na muzika? Gana General Life Music School and Art Limited. Iki ni cya kigo cyigisha muzika ku rwego mpuzamahanga, kuko kibafitiye abarimu b'inzobere kandi babyigiye. Bagira mu ishami rya multimedia. Muri music school bagiramo gucuranga gitari solo, bass, acoustic, cymbal, piano ndetse no kuririmba na audio production. Naho muri multimedia bakagiramo computer skills, video production, photography, graphic design, TV production, film making, film acting, film lighting, animation, software development. Si itegeko kandi kwiga amasomo menshi, kuko umunyeshuri yihitiramo amasomo akeneye kwiga. Ikindi kandi umuntu ushaka kwiga gukora ibyuma bya electronique byapfuye nawe babimufashamo, kandi bakagira Abiga, Bataha na Abiga Bacumbikirwa. Umunyeshuri wize muri General Life Music School and Art Limited abankenerwa na tumurebereho ku murimo, aho abarwanirwa ku isoko ry'umurimo abikesha ubumenyi yahawe n'abarimu b'inzobere bigisha muri General Life Music School and Art Limited. Muri iki kigo hacumbikirwa abana barangije primaire, abarangije turokome, abarangije segonderi, yewe n'abarangije kaminuza. Kandi tubafitiye amacumbi y'abakobwa ndetse n'ay'abahungu. Umunyeshuri wese ahabwa certificate y'icyiciro arangije. Muramenye ntimucikwe n'aya mahirwe mboneka rimwe yo gukabya inzozi zanyu, ibyari inzozi bikaba impamo. Akarusho kandi nuko General Life Music School and Art Limited iyo uri umunyeshuri wabo wifitemo impano iyo ari yo yose bagufasha kuyizamura, ntacyo wongeyeho kuri minerivare, byose ukabifashwa ku buntu. Icyo wishyura ni minerivare yo kwiga gusa. Si ibyo gusa, dukora indirimbo, audio na video, kwigisha kuzamura imbuga nkoranyambaga zigatangira guhembwa, ndetse no ku muntu ukeneye gukora ibyuma bya electronique byapfuye nawe tubimufashamo, aharangiza afite certificate. Ku bashaka kwiga indimi cyangwa bashaka kwiga sound engineering, ku bashaka kugura cyangwa kugurisha ibyuma bya electronique, ibijyanye n'ibyuma bya muzika, namwe muhawe ikaze muri General Life Music School and Art Limited. Abifuza kwiga muri General Life Music School and Art Limited mwadusanga aho dukorera Kigali, Kimironko ndetse no mu ntara zose z'igihugu. Ukeneye kumenya byinshi birambuye, wasura imbuga nkoranyambaga zacu Facebook, Instagram, Twitter, TikTok na YouTube kuri General Life TV Rwanda. Ku bindi bisobanuro wabariza kuri 0788328205, 0788328205 cyangwa 0788721739, 0788721739. Isi ya none, ikoranabuhanga ni ryo terambere ryawe ry'ejo hazaza. Binterishema iyo twicaye twahuje urugwiro. Dore igisubizo ku bakoresha YouTube channels ndetse namwe mufite impano zitandukanye. GR Studios yababereye igisubizo, aho dushobora kubakorera YouTube channel mu minsi 12 yonyine ikaba yabaye monetize. Ikindi kandi ku muntu ufite YouTube channel yabaye monetize akaba yarabuze verification code iza ku iposta, ngwino tugufashe kuyibona channel yawe batarayambura monetization. Banyempano namwe tubafasha kumenyekanisha ibihangano byanyu. Akarusho kubaririmba nuko tubakorera indirimbo, audio na video ku giciro gito, kandi tukabafasha no kubashakira promotion yeshi hashoboka. Tugufasha kwiga umuziki no gutunganya amajwi n'amashusho, video production na audio production, kubakenera amafoto na video by'ubukwe, anniversary parties, gufatisha filimi na comedy, ibiganiro binyura kuri YouTube, cyangwa ukeneye kwamamaza ibyo ukora, tugane muri GR Studios tubigufashemo. Ukeneye kumenya byinshi birambuye, wasura imbuga nkoranyambaga zacu YouTube, Twitter, Instagram na Facebook kuri General Life TV Rwanda, cyangwa ukadusanga aho dukorera Kigali, Kimironko munsi y'isoko ku Ingenzi International Music School. Ku bundi busobanuro wabariza kuri 0788328205 cyangwa 0788717539. Isi ya none, ikoranabuhanga ni ryo terambere ryawe ry'ejo hazaza.